Bavandimwe nshuti z'Imana, turabasuhuje tubifuriza amahoro n'ubuntu Umwami Yesu Kristo atanga. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turi hano dushima Imana yuko yabanye natwe mu minsi itambutse tukaba tugihumeka, nyamara hari abandi batabashije kurenga uyu munsi, ariko twebwe kuko twabashije kurenga uyu munsi, reka dushime Imana kandi tuyikuze. Mbere yuko rero tujya mu nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo kugabanya ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi kandi dukoresheje kwirinda. Rero kwirinda biruta kwivuza. Iyo dusomye muri Bibiliya dusanga ijambo kwirinda rigaragaramo inshuro hafi 17. Ni ukuvuga rero iyo ijambo rigenda rigaruka muri Bibiliya inshuro nyinshi, icyo kintu kiba gikwiriye kwitabwaho. Reka mbere yuko twinjira muri insanganyamatsiko yacu yo kwirinda, reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, urakoze ko waturinze, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Wabanye natwe kandi ubana n'abandi bantu bose badukikije, none biba ngombwa ko twicara ahangaha nanone twongera kureba ku magara yacu, twongera kureba ku buryo bwo kwirinda, uburyo twagira amagara mazima, uburyo twagendera mu ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya uduhaye ntutubere imfabusa, ijambo ryawe rishinga imizi mu mitima yacu, risa n'ahasenyutse mu bugingo bwacu, rizatugeze mu bwami bwawe. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero uyu mwanya dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kugabanya ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Mbere yuko twinjira muri iyi nsanganyamatsiko tureba uburyo ibyo kurya umuntu yakoresha, tureba uburyo umuntu ashobora kwirinda, reka mbanze mbereke amafoto abiri atandukanye, mbereke nyababyeyi yatatswe n'ibibyimba cyangwa se yabashije kurwara ibibyimba, hanyuma mbereke n'inzima uko ziba ziteye. Rero ni uku nguku muri kuyibona. Iyi ngiyi ibanza ni nyababyeyi y'umuntu uri muzima utarwaye, ariko reka iyi foto tuyikureho, dushyireho indi foto ya nyababyeyi ariko yamaze kurwara ibibyimba. Rero kwirinda biruta kwivuza. Reka turebe ubu iyi nsanganyamatsiko yacu, ariko tubanje gusoma amagambo aboneka muri Bibiliya. Turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 24 tugeze kwa 25. Haravuga ngo bukeye Feliki azana umugore we witwa Drusila w'umuyudakazi, atumira Pawulo, yumva ibyo avuga byo kwizera Kristo Yesu. Umurongo wa 25, akivuga ibyo gukiranuka n'ibyo kwirinda n'iby'amateka azacirwa, Feliki aratinya cyane, aramusubiza ati, none genda, nimbona uburyo nzagutumira. Igihe Pawulo yisobanuraga imbere ya Feliki, yamubwiye ibyo gukiranuka, amubwira n'ibyo kwirinda, amubwira n'iby'amateka. Ariko Feliki yaratsinzwe mu mutima. Amaze gutsindwa mu mutima, gufata icyemezo cyo kwihana biramunanira, bityo aramubwira ngo genda, nimbona umwanya nzongera gutumira, uzumbwira amagambo nk'ayo. Ndagira ngo mbabwire yuko Feliki atigeze yongera kubona umucyo winjira mu mutima we, kuko kwisobanura kwa Pawulo byabaga ari nk'ikibwiriza. Yamubwiraga ibyo gukiranuka, ibyo kwirinda n'iby'amateka. Ahangaha rero ikintu nashakaga kuvuga kuri iri somo ni uko Feliki ntabwo yizeraga, ariko yabwirijwe ibyo kwirinda. Ubu buryo bwo kwirinda ntabwo ari abadiventiste b'umunsi wa karindwi babukeneye gusa, ahubwo buri muntu wese akeneye kwirinda kugira ngo agire amagara mazima. Yaba uri umudive, waba umupantekoti, waba umuyisilamu, buri muntu wese kugira ngo agire amagara mazima akeneye kwirinda. Rero reka turebe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, turebe ku gice cya mbere umurongo wa 7. Haranditswe ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Uyu ni umwuka mwiza wa Kristo. Ni ukuvuga ngo abantu mu mibereho yabo bakwiriye kwirinda kugira ngo bagire amagara mazima kandi bagire ubuzima bwiza. Rero reka turebe icyo ubushakashatsi bwavuze ku kugabanya ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Reka turebe icyo ubushakashatsi bwagiye buyivugaho. Reka dusome izi ngingo zikurikira. Ibibyimba byo muri nyababyeyi fibroids
cyangwa imyembe. Ni ibibyimba biba mu mura iterisi byiganjemo imitsi n'inyama. Formule y'ibi bibyimba imimerere yabyo uko biba bimeze byamaze gufata umuntu, ni imitsi n'inyama bigenda bikabyimba. Si indwara yandura, ariko ikunda kuboneka cyane ku bagore bageze mu myaka yo kubyara. Rero ibi bibyimba fibroids birashoboka yuko umuntu yabasha kwirinda mu gihe ataragenza gute, atari yarwara, kubera ko kwirinda nyamara biruta kwivuza. Nta buryo bwo kubyirinda 100% buhari. Iki cyumvikane neza. Ubwo turimo tuvuga ko tukwiriye kwirinda, ariko hano baratubwira mu bushakashatsi ngo nta buryo bwo kwirinda 100% buhari. Ariko hari ibintu byafasha kugabanya ibyago. Hari uburyo bushobora kugabanya ibyago byo kurwara ibi bibyimba byo muri nyababyeyi. Tugiye guhera ku buryo bwa mbere. Imirire myiza. Bivuze yuko hari abantu batagira imirire myiza, batirinda mu mirire, bashobora iyo mirire, uko kutirinda mu mirire bishobora gutuma barwara ibi bibyimba. Kurya imboga n'imbuto nyinshi, by'umwihariko imboga zifite antioxidant nka broccoli, amashu, ibinyomoro, watermelon n'izindi. Kugabanya ibiryo bikize ku mavuta menshi n'inyama zitukura cyane. Kunywa amazi ahagije buri munsi. Ibyo ni bimwe dushobora kwifashisha mu buryo bwo kugenza gute, bwo kwirinda kurwara cyangwa se bwo kugabanya ibyago byo kurwara ibi bibyimba byo muri nyababyeyi. Tugeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri iravuga ngo kugabanya ibiro byinshi. Kugabanya ibiro byinshi. Umuntu yagabanya ate ibiro byinshi? Ko kugira ibiro byinshi cyane cyane ku babyeyi cyangwa se ku bamama bishobora kubongerera ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ibiro byinshi bituma estrogeni, hormone y'abagore, yiyongera mu mubiri, bikongera ibyago byo kugira fibroids cyangwa se ibibyimba. Gukora siporo no kubaho ubuzima buzira stress bifasha kugumana ibiro bidahinduka cyangwa se ibiro bikwiye. Siporo no kugerageza kwirinda. Rero iyo tuvuze stress muri iyi minsi, abantu benshi babayeho ubuzima buri stress. Ni gute umuntu yabasha kugerageza kugabanya izi stress, kuko zishobora kuzana ingaruka z'ibyago byo kurwara ibibyimba byo mu nyababyeyi? Ibi bintu birasaba kwirinda, kuko kwirinda ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kwirinda ni ukwigomwa ikintu runaka. Niba ikintu cyari kikuryoheye ukigomwa kukirya cyangwa se mo kimwe ukakigabanya, nicyo bishatse kuvuga. Rero ntabwo kwirinda ari ikintu cyoroshye, ariko byibura mu buryo bwo kugira ngo tubone ubuzima bwiza dukwiriye kugerageza. Ingingo ya gatatu, gukora imyitozo ngororangingo. Kwibanda ku myitozo ikomeza umubiri n'amaraso, nko kugenda n'amaguru, koga, gusimbuka umugozi cyangwa gukora yoga. Ibi bintu ni ingenzi cyane ku kugabanya ibyago byo kugira ibibyimba cyangwa se byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Tugeze ku ngingo ya kane, kugabanya ibiyobyabwenge n'urumogi. Nigeze kubabwira yuko kwirinda ntabwo ari iby'abantu basenga gusa, ahubwo n'abadasenga bakwiriye kwirinda kugira ngo bagire amagara mazima. Inzoga nyinshi, itabi, ibiyobyabwenge bishobora kongera ibyago byo kugira ibibyimba. Ingingo ya gatanu, kwipimisha hakiri kare. Gukora ultrasound cyangwa kuganira n'umuganga igihe ufite ibimenyetso bikurikira. Ugomba kugira amakenga. Ibimenyetso bikurikira: amaraso menshi mu mihango, kuribwa mu nda cyangwa umugongo, kumva umunaniro ukabije. Niba ufite ibi bimenyetso tuvuze haruguru, ukwiriye kugenza gute? Ukwiriye gutangira gutekereza icyo kintu, ukajya kwipimisha ukareba yuko udafite iyi ndwara y'ibibyimba. Hormones n'imiti. Hari imiti, ubwo ni ku ngingo ya gatandatu, hari imiti ikoreshwa n'abaganga igabanya hormones
estrogene n'umubare w'ibibyimba, ariko ukenera inama ya muganga. Icy'ingenzi ni ukwirinda. Hano baratubwira ngo icy'ingenzi ni ukwirinda. Kwirinda, urabona ko bigarutse no muri ubu bushakashatsi, icy'ingenzi ni ukwirinda kuruta kugenda kwivuza. Ntibisobanura ko umuntu atazigera abibona, ahubwo ni gutuma ibyago bigabanuka no kubimenya kare. Bivurwa bitarakura. Kumenya kare ko urwaye byoroha kwivuza kuruta ko wakerererwa cyangwa se ugatinda ku buryo utazabona ubuvuzi bukwiriye bitewe n'uko ibintu byabaye umurengera. Urutonde rw'ibiribwa nyamukuru bishobora gufasha mu kugabanya ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ibiribwa bifasha kugabanya ibyago byo kugira ibibyimba byo muri nyababyeyi ni ibi bikurikira. Icya mbere, imboga z'ibyatsi n'izindi zifite fiber nyinshi. Bagiye kuzitubwira: borikoreni, amashu, cabbage, isombe, idodo, indimu, seleri, perisile na karoti. Karoti hano ifite umwihariko. Ushobora kuyitegura mu buryo bwose bushoboka: kuyiryamo salade, kuyirapa, ukayikuramo umutobe, ukazajya unywa agatasi k'umutobe byibura ku munsi, cyangwa se mu buryo buhoraho niba bishoboka, cyangwa se mbere y'igaburo. Ibi bintu byafasha mu kugabanya icyo bita hormones estrogene, arizo iyo ziyongereye zitera ibi bibyimba. Iyi karoti ifasha kugabanya hormone estrogene mu mubiri no kugabanya umubyibuho. Karoti rero urumva ko ari ingenzi muri iki kibazo, cyangwa se kuri iyi kesi. Abantu bakwiriye karoti kuyitaho cyane mu buryo bwo kuyitegura, kuko wayitegura uko ushaka. Wayiteguramo kuyirapa, ukayikamura, ukayikuramo umutobe, cyangwa se ukayirya ari mbisi. Ibi biribwa cyane cyane bigira umumaro iyo bidahiye, kuko iyo bimaze gushya, iyo bitetse bigashya, wa mumaro wabyo wo kuvura uba wamaze kwangirika. Ingingo ya kabiri ku bijyanye n'ibiribwa: imbuto zikize kuri antioxidant na vitamine C. Indimu, amacunga, mandarine, inkeri, ibinyomoro, watermelon, inanasi, imizabibu. Imizabibu yo ntabwo ikunda kuboneka cyane, ariko uramutse uyibonye nayo yafasha mu kugabanya ibyago byo kurwara ibi bibyimba byo muri nyababyeyi. Antioxidant zirinda uturemangingo twangizwa kandi zikagabanya ibyago byo kubyimba. Ibinyampeke rero bikenewe ahangaha mu byagabanya ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi tugiye kubireba. Byuzuye whole grains. Umuceri udakoboye wafasha cyane. Brown rice, ibigori, amasaka, umugati wa kinyarwanda. Ubwo ni umugati wo mu ngano. Ibyo byose tuvuze haruguru birimo fiber nyinshi ifasha mu igogorwa no kugabanya ibiro. Hano ni ingenzi cyane kugabanya ibiro ku bantu b'abadamu n'abamama, cyangwa se abantu bageze mu gihe cyo kubyara, kuko kugira ibiro byinshi ubu ubaye umukandida wo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ingingo ya kane: ibinyamisogwe, protein zidaturutse ku nyama zitukura, cyangwa se kugira proteine zidaturutse ku nyama zitukura. Proteine zidaturutse ku nyama zitukura tuzisanga mu binyamisogwe. Reka tubirebe. Harimo ibishyimbo, amashaza mato, lentils, amashaza yumye, peas. Ibyo ngibyo tuvuze haruguru bigira fiber nyinshi kandi bitanga imbaraga, ntibitume estrogene izamuka cyane. Ibi bintu biratangaje, ariko ni byiza kuba tubifite. Buri muntu wese ibi bintu ashobora kubigeraho mu buryo bworoshye akirinda. Ingingo ya gatanu: amafi n'ibindi bikize kuri omega 3. Ifi, saradine, amagi by'umwihariko atetse neza, amagi atogosheje, imbuto, inyanya, avocado, flaxseed, chia seed, soya. Omega 3 ibyo byose birimo omega 3 igabanya kubyimba no kurinda hormone kuba nyinshi cyane, kuko hormone kuba ari nyinshi cyane nibyo bigenza gute, nibyo bituma
ugira ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ku ngingo ya 6, amafunguro akize kuri vitamine D, amata n'ibikomoka ku mata, ariko icyitonderwa hano banditse icyitonderwa, ntukarenze urugero. Amata, ibikomoka ku matungo ntukwiriye kurenza iki urugero. Amafi yo mu nyanja niba wayabona, kujya ku zuba mu masaha yo mu gitondo, cyangwa kuba uri hanze nk'abantu bakorera mu biro, kari akazuba ntago bajya bakabona, ka saa 3 cyangwa se akazuba ka saa 11 ntago bajya bakabona. Ariko hano baratubwiye ngo kujya ku zuba mu masaha ya mu gitondo cyangwa mu nyuma ya saa 10 bishobora kugufasha mu buryo bwo kwirinda iki kintu. Vitamine D ifasha kugabanya ibyago bya fibrosis nk'uko ubushakashatsi bubyerekana. Ibikwiye kugabanywa cyangwa kwirindwa: inyama zitukura nyinshi, kurya inyama zitukura nyinshi cyangwa kuzirya igihe kirekire, inyama z'inka cyangwa se inyama z'ingurube, ibiryo bifite isukari nyinshi. Ibiryo bifite isukari nyinshi bikwiriye kwirindwa, ubwo harimo amakeke, harimo kunywa isukari mu cyayi nyinshi, harimo ibintu byose bifite isukari itari naturel, isukari yo mu ruganda, bikwiriye kwirindwa muri ubu buryo bwo kugabanya ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ibinyobwa bisembuye, kwirinda ibinyobwa bisembuye, kwirinda ibisuguti, kwirinda keke, kurya keke nyinshi ku kigero kiri hejuru cyangwa se za gato. Ibi byongera ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Amavuta menshi, kwirinda kurya amavuta menshi atari meza. Amavuta atari meza, hari amavuta atari meza agira amakolesterol, hariho n'amavuta atagira amakolesterol. Ariko niba ufite n'amavuta atagira amakolesterol, ukwiriye kugabanya ingano y'amavuta urya cyangwa se ingano y'amavuta uteka mu buryo bwo kwirinda. Kwirinda ibintu byokeje, ibyo bita fast food, kwirinda ibintu byokeje, iki nacyo ni ikintu cyo kwirindwa. Ikindi cyo kwirindwa ni inzoga n'itabi. Nababwiye yuko iyi nsanganyamatsiko ntago ari y'abantu basenga gusa, ahubwo n'abadasenga iyi nsanganyamatsiko ishobora kubagenza gute, ishobora kubagirira umumaro, kandi kwirinda biruta kwivuza. Rero tugeze ku musozo, reka mbifurize amahoro n'imigisha Uwiteka atanga, mukomeze guhirwa kandi mukomeze kugira amahoro. Reka dusoze dusenga. Turagushimiye Mwami Imana yacu, waduhaye ubwenge bukomoka mu ijambo ryawe, uduha kwirinda kugira ngo tugire amagara mazima. Ntabwo ari ibyo waduhaye gusa, ahubwo waduhaye n'ibimera kugira ngo tubashe kubikoresha kandi tubikoreshe neza, bituvure, bitwongere ubudahangarwa. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ukomeze kutugenga no kutuyobora, ubuntu bwawe butugenge. Uzakurikira iyi video wese ahabwe umugisha nawe, abarwayi bakize, udushoboze, kuko kwirinda bisaba umuhati, udushoboze kubasha kwirinda kugira ngo tubashe kugira amagara mazima. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Isa